Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ngira ngo inyito yayo mu Kinyarwanda arananiranye, ariko ugenekereje yenda wayita ishyano, kuko narindi zina ngira ngo riraboneka mu Kinyarwanda. Urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi rutangirana n'urugamba rwo kwibohora. Ngize amahirwe yenda kujya gutanga iki kiganiro Rose avuye hano, amaze kuduha amateka ye nabe mbere ya genocide yakorewe Abatutsi. Biramfashije rero kugira ngo umuntu yerekane uru rugamba inkomoko yarwo. Aho umuntu yavuga ko urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi rujyana n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, umuntu yabigereranya n'ubuhamya bwa Rose amaze kutubwira, itotezwa, ivangura, ibikorwa bibi byose yagiye abona mbere ya genocide. Urugamba rwo kwibohora rwabereyeho iki? Ku RPF yahisemo iyo nzira. Hano hari abakuru babizi neza, yewe umuhagaze hano imbere yanyu. Urwo rugamba rwo kwibohora, uretse kureba u Rwanda ku ikarita gusa ukamenya ko u Rwanda ruherereye aha ngaha, n'umupaka warwo n'igihugu navukiyemo cy'amahanga na rimwe narakageze kuri uwo mupaka. Natashye mfite hafi imyaka 24 cyangwa 5, ndi ofisiye wahandi, ukwabo nari ingabo yahandi. Uwo mwuga njya kuwujyamo gisirikare ni yari amahitamo. Umunsi umuntu ashobora guhitamo kujya mu gisirikare, ari amahitamo. Iyo mpamvu ifitanye isano n'iyi genocide yakorewe Abatutsi. Iyo tubwirwa amateka tutangirira ku bukoroni. Abakoroni bamaze kugera muri iki gihugu, ibyo bigishije urwango, ivangura, bifata intera yabyo, ndetse bivamo Abanyarwanda gutangira kumeneshwa. Ariko nyakwa mushyitsi mukuru banyakwa muri hano, ende amateka y'ubukoroni ntabwo ndi buyatindeho. Icyo nayavugaho nuko nitukwiye guhezwa n'amateka y'abakoroni. RPF ihagaritse genocide yakorewe Abatutsi hashize imyaka 32. Ndabona hano hari abantu batoya benshi. Umuntu waba afite imyaka 32 afite ubumenyi buhagije, afite n'ubwenge buhagije. Bivuze ko ubwo bukoroni bwagombye kuba butakiri mu mitwe y'abana b'Abanyarwanda. Uru rugamba rero rujya gutangira nta kindi cyarutangije, rwatangijwe na ka karengane ko Roza amaze kutubwira. Kandi rwagiye gutangira abantu baragerageje izindi nzira zatuma ikibazo cyacu nk'Abanyarwanda gikemuka mu nzira nziza. Mfite abasaza bamuzengarambe ndababona hano, bagomba kuba barakoze byinshi icyo gihe kugira ngo icyo kibazo gikemuke mu mahoro. Kirananirana. Abantu bari mu buhungiro icyo gihe bahitamo gushakisha ndetse n'ubundi buryo bwo gushyiraho umutwe wa politiki wabafasha kugira ngo bumvikanishe akababaro n'ikibazo bafite, ariko batahe mu mahoro. Zarano ziravuka biranga. Mu 1987 RPF iravuka. Ndihuta
1990 byose bimaze kunanirana, RPF ishinga umutwe w'ingabo ariwo RPA, nibwo yatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Turataha. Yakwa mushyitsi mukuru, banyacyubahiro muri hano, uyu munsi intambara duhanganye nayo ni ngengabitekerezo ya jenoside. Hano mu baturanyi bacu hafi Kongo ho wavuga ko yashinze imizi ikomeye cyane, ndetse mukunze kumva ibivugwa Rwanda rwateye Kongo, Rwanda ruteye Kongo imyaka 70 ingahe, ariko abantu bajye basubira inyuma bibaza amateka ya Kongo natwe nayahe. Muri 1990 tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 RPA itangira urugamba rwo kubohora igihugu. Ingabo zabanje kwimira abana b'Abanyarwanda zibabuza kwinjira mu gutaha iwabo n'abazayirwa. Jeno Murenzi arahari hano arabizi. Tumaze iminsi tuganira n'abanyeshuri bacu biga mu mashuri makuru ya gisirikare, tujyana nabo tukajya kubigisha amateka y'urugamba. Tukajyana n'abahoze mu ngabo za kera na RPA tukabigisha ayo mateka. RPA bakabwira amateka yabo, n'abahoze mu ngabo za kera bakabwira amateka yabo. Ariko icyo twasanze twese mu batabazi ba mbere batabaye n'abazayirwa uyu munsi ni bakongomani. Hari ubwo u Rwanda na Kongo birirwa turega uwabanje gutera undi nindi, batwimira batubuze iwacu gutaha, twaravukiye mu mahanga. Ariko wa mugani baca ngo umwana ugi kuzimu n'ugi wabo nawe umujya imbere. Batugiye imbere ntibatuza gutaha. Aho rero kugira ngo RPA itangire urugamba nta yindi nzira yari ihari uretse gukoresha ubwo buryo bwo kurwana. Urugamba rugitangira mu 1990 ngira ngo ku itariki enye niba atari 5 ingabo z'u Rwanda zari zamanutse zije kugira ngo zimire igitero cya RPA. Zatumijweho zibwirwa ko umwanzi atari hariya, ahubwo umwanzi ari hano mu mujyi wa Kigali. Bazikura ku rugamba bazizana hano mu mujyi wa Kigali. Urwo rugamba ingabo zari zijeho muri mujyi wa Kigali kwari gufata ibyitso, ubwo ibyitso barabatutse, yenda n'abandi batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana icyo gihe. Icyo ni kindi kimenyetso kigaragaza jenoside tugiye kuvugaho. Urwo rugamba rero rutangiye habaye igerageza nk'uko Rose yari tubwiye muri za 73, ariko mu mateka y'u Rwanda tuzi ko guhera muri za 59 hagiye habigerageza rikorerwa ku bantu bamwe. Kanihute rero maze kwerekana iryo toteza, iryo vangura, ayo macakubiri yose yatumye haba urugamba rwo kwibohora. Urugamba ruratangiye 90 rurarwanwa, 91, 92, 93 haba imishyikirano. Yatangiyeho na mbere za Nsere, Bardorite n'ahandi. Mishyikirano itangiye, turi mu mishyikirano, leta y'u Rwanda nanone itangira kwica abatutsi, za Bugesera, Kibirira, Abagogwe n'ahandi. RPF nanone itanga ubutumwa ibwira leta y'u Rwanda ko igomba guhagarika ubwo bwicanyi, itabuhagarika ko yo iri buzi kabuhagarika. Bari barabigize ingeso, wari umuco, bagati mwice mwebwe nta kibazo. Byabaye ngombwa ko nanone RPF ifata icyo cyemezo, afanda hamagara abayoboraga imitwe y'ingabo, icyo cyemezo kirafatwa, agaba ingabo kugira ngo iryo geragezwa cyangwa se iryo tangizwa rya jenoside ryari ritangiye rihagarikwe. Hagabwa igitero guhera mu Mutara kugera Ruhengeri, biteberigwa ku ngabo z'u Rwanda. Abari hano mu gihugu murabyibuka byageze hano Rurindo, Base, Zangarama, umujyi wa Ruhengeri. Nabwo ubutumwa buratangwa, haba imishyikirano isaba RPF kongera gusubira inyuma kugira ngo imishyikirano ikomeze.
ibyo biraba, ariko hajyaho na kondisiyo ko iyo zone tuvuyemo na leta y'u Rwanda itayijyamo, iba zone tampo, ikajya icungwa na Loni cyangwa se GOM, ingabo za Afurika zari ziri hano. Nyuma yaho rero imishyikirano yarakomeje, singiye muri byinshi byo Bagosora bavugaga ku mishyikirano yangaga, byo Habyarimana yavugaga, amasezerano ya Arusha, bikarito bimeze bite. Habyarimana atangira guforma imitwe y'interahamwe nubwo bari barayiforomye imbere hose. Rero bundi turi muri ibyo biganiro n'abo officers bacu, mugenzi wacu umwe yaratubwiye ati murebe ikibazo uburemere bwari buhari. Habyarimana yagiye mu Ruhengeri, mu Ruhengeri hariya hari ingabo z'igihugu icyo gihe. Ahageze aho kugira ngo ahure n'ingabo, ndetse yaratubwiraga ati kuva bayeho yahuye n'ingabo rimwe umunsi bafata Kagitumba, ubundi ntabwo yajyaga ahura n'ingabo. Ageze Ruhengeri ingabo ziri uruhande aho ngaho, aho kugira ngo ahure n'ingabo ajya guhura n'interahamwe muri stade ya Ruhengeri. Ibintu mujye mubyumva, kuko uwavuga ngo uyu munsi afande uyobora iki gihugu yaza akajya guhura, usibye ko iyo mitwe idahari, yareka ingabo z'igihugu akajya guhura na militias. Ariko Habyarimana yarabikoze. Icyo bivuze ni iki? Afite ibyo yateguraga, ariyo genocide yakorewe Abatutsi. 94 ndege Habyarimana iraguye, Abatutsi barashize. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyacyubahiro mwese muri hano n'abandi mwese turi hano, tujye twibaza ikibazo kimwe. Habyarimana ngira ngo yagiye ku butegetsi 73 kugera 94. Tujye twibaza ikintu kimwe. Habyarimana ko yari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, u Rwanda rwigeze rugira repubulika ebyiri, Repubulika Hutu na Repubulika Tutsi. None se ko yapfuye ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aba banyarwanda yarabereye umuyobozi bazize iki? Abanyamahanga ni abanyarwanda. Ko genocide yo mu Rwanda uko yabaye, banyakubaha Minister Dr. Biruta barahari, umuturanyi yicaga mugenzi we, umuntu yashingiye yaramwicaga, ngica kwa data bukwe bakanyica. Ikibazo rero kibazwa aha kizana ngo Habyarimana arapfuye Abatutsi barishwe, ko ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Abatutsi baziraga iki? Iki rero kituzana kuvuga ngo kwerekana uko genocide yarateguwe, itegurirwa igihe kinini, irigishwa, ishakirwa amazina, ishakirwa ibikoresho, ishyirwa no mu bikorwa ku buryo bugaragara uko bazayikora. Kandi byarakozwe. Genocide itangiye gukorwa, afande yahamagaye amahanga, aratabaza, mutabari. Mahanga avunira ibiti mu matwi. Isi murayizi irakomeye. Mubona avuze batabaye mbere, batabaye u Rwanda icyo gihe, sinavuze Abafaransa bari barimo, Ababiligi ngira ngo barimo basohoka, kuko intambara twarwanaga hariya cyane cyane abantu bakoreshaga imbunda twakwita za karahutaka bari Abafaransa. Ariko muri genocide baranaje, murabizi ko baje muri zone turukwazo. Niyo bahaguruka gusa bagatanga ubutumwa, bakohereza ingabo zabo, bakohereza indege ebyiri gusa, byarashobokaga ko genocide itaba 100%. Ayo mahanga yatabajwe, abagerageje kuza basize abantu Ndera hariya, basiga abantu Kicukiro, bikorera bene wabo, bikorera ibibwana by'imbwa n'ibindi, basiga abantu.
byo tuvuga ni ibintu biri on record. Ababyeyi bahagaze imbere y'ibyitwa ngo n'umuryango mpuzamahanga batabaza muragiye baratumaze, barabisha abo bantu bose barashize. Tariki 7 afande afata icyemezo, ahamagara abayobozi b'ingabo za RPA, agaba urugamba kugira ngo duhagarike genocide yakorerwaga abatutsi. Abateguye genocide bari barayiteguye neza, hari ingabo zihagije n'izindi nzego z'umutekano, ariko hejuru y'ingabo bari barari ku rutinzi intera hamwe zihagije, zifite n'ibikoresho bihagije, zahawe n'ubumenyi mu buryo bwo kwica. RPA mu guhagarika genocide birumvikana ko ingabo za RPA n'inyeshyamba zari nkeya, ibikoresho twari dufite byari bikeya, ariko ubwo buryo butoya afande yabukoresheje uko bishoboka kose kugira ngo harokorwa abanyarwanda. Birumvikana iyo ushaka kubabaza umwanzi, ushaka hari umutima. Ubu twese ko turi aha ngaha, umutima uhagaze biba birangiye. Ushaka rero hari umutima ukaba ariho ubabaza. Yagabye ibitero, navuga ko ari mu bice bitatu. Bataye 3 zihabwa misiyo kuva Butaro, Miyove, Kyondo. Ubwo bazi ibyo bice murahumva. Ibirometero byinshi kuva hano, kugira ngo zize zihuta, kandi umwanzi kuva Kyondo ubu ni mu karere ka Nyagatare, ukava Miyove muri Gicumbi, na Butaro igice kimwe kiri muri Gicumbi, ikindi gice kiri muri Musanze. Kuva aho kugera Kigali harimo pozisiyo zikomeye cyane z'abasirikare b'u Rwanda icyo gihe, ushyizemo opsi Byumba na opsi Ruhengeri na opsi Mutara. Izo ngabo zahawe mission kutarwana hagati aho ngaho, umwanzi mu musigi inyuma, mwebwe mukomeze mujye Kigali. Birumvikana ko izi ngabo kugira ngo zizi Kigali, wa mutima nababwiraga kwari ukugira ngo umwanzi hano Kigali ariho hari presidency, ariho hari etat majoro, ariho hari radio, ibyo bintu byose biparalysingwe kugira ngo umwanzi abure uburyo bwo gukomeza kwica uko yabishakaga. Arongera mu gice cy'Iburasirazuba afata izindi ngabo zica mu gice cy'Iburasirazuba kuzamanuka zigana mu majyepfo, afata izindi kujya mu gice cyo mu majyaruguru, Ruhengeri zikagaruka mu gice cya Gisenyi. Icyo gihe iyo mission ntabwo yari yoroshye. Mu cyifuzo cya fande, mu cyifuzo cya RPA, twifuza kurokora abantu benshi uko bishobotse, ariko kubera imbaraga z'umwanzi yari yaragennye mbere hose, ntabwo byadukundiye ko byari bikwiye. Birakorwa izo ngabo mu minsi 3 zavuye Kigali, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. Nako zari zavuye muri icyo gice cya Byumba, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. N'izindi nazo uko nababwiye uko zagiye za advancinga, nazo zigenda zigera muri ibyo bice. Nguko uko urugamba rero rwashoboroshe kugira bake barokoka bashobotse. Iyo biza gukunda zikaba ari ingabo zihagije, twajya kurokora benshi, ariko ntabwo byakunze. Abarokotse rero bakeye. Uru rugamba rwo kubohora, rwo guhagarika genocide, rurimo ibintu bikomeye. Cyamumva abantu bavuga double genocide, n'abarokoye noneho hasiga abandi bahimbye ngo RPN yarokoye Batutsi. Ibyo bigambo byose by'ingenga bitekerezo byo gupfobya byose. Genocide yakozwe na leta yari iriho ya Habyarimana na Sindika ubwabo, ku mugaragaro bayikora ku manywa. Genocide yahagaritswe na RPF ku manywa, nta wundi wayihagaritse. Ntabwo ari abadusakuriza kubera ko bategeka isi,
ntabwo aba ngaba dukikije kubera ko uyu munsi bafite interahamwe bashyize mu gituza bonsa, ariko wonse interahamwe wese azibonera. Urwo rugamba rero ntabwo rwari rworoshye, rwari rukomeye cyane. Tukunze kubivuga mu biganiro nk'ibi ngibi iyo tubivuga. Njya nibuka tugeze Kiramuruzi, amakuru araza ko Rwamagana batangiye kumara abantu kandi bimeze nabi cyane. Harabambye, hari ingabo nyinshi ziri imbere aho ngaho, hari interahamwe, hari teri tutazi. Ariko mu mabwiriza fandi yaduhaye aratubwira ati batayo nari nyobo niyo leta Kano bagira yarayoboye, mukoresha ibikoresho byo mufite. Twazifite imbunda yitwa Katyusha, turagenda tuyishinga ahantu tugapfa kurasa Rwamagana. Nyamona abantu batanga ubuhamya ko iyo mbunda ifite abantu benshi yakijije. Ibikombara bitangiye kugwa Rwamagana, interahamwe kugira ngo zongere concentrating kwica abantu, zagize ubwoba zitangira kugira zite kwiruka, abantu barakira. Urwo ni urugero rworoshye. Turi aho ngaho Kiramuruzi, mu gitondo cyaho tugeze Gahini, misiyo twahawe no gukomeza za Kayonza tukajya Kibungo. Umuntu araza atabaza ati ni mutabare abatutsi bose bahungiye muri paruwasi yitwa, ubwo ndavuga igice giye naciyemo, ubwo nabagenzi bacu hari abandi baciye naho hari hakomeye hatyo, barimo kwicwa Karubamba. Ubwo tuba tuhagaritse kujya Kayonza, tubanza kujya Karubamba. Igihe cyose uko wahagarikagaho gatoya, ubwo iyo uhagaritse abantu imbere barashira. Nuhagaritse kubera ubushake, ahubwo uhagaritse kubera ubushobozi bukubanye butoya, kandi ugomba gutabara. Kugera Karubamba hari abantu bajya bakina n'amateka y'u Rwanda. Hari abantu bajya bakina n'amateka. Kugera Karubamba ya 1994, niba ari mu matariki nka 13 cyangwa 8 aho ngaho, byari bindi byari bisazi. Njya mbwira abantu, aba bazungu hari ubwo bitetesha. Nigeze kubona ingabo z'Abanyamerika zagiye kurwana muri Iraq, zigarutse zose ngo barahahamutse bagera depression, babatwara ahantu ngo kujya kubondora no kongera ngo batungane. Hakunya nibaza impamvu tudasara, nibaza impamvu tutasaze. Tukaba turi abantu tugenda. Impamvu mbivuga niyo shusho ya Karubamba twabonye icyo gihe. N'ahandi hose, kugira ngo mine kiganiro nahawe gutanga. Aho twacaga hose, hano mu Burasirazuba ahantu hitwa Rukumberi, abantu bakagenda bakagota abandi bakabatwara bakabashyira mu gifunzo, bakica kuva mu gitondo bukira, bakica kuva mu gitondo bukira, bakica bakajya bacyurwa nijoro. Ntubasha kubageraho kandi abantu barahari. Tibuka turi aho ngaho Rukumberi, ingabo zacu Ririma, hano kuri prison ya Ririma. Yabaga ngombwa ko afande ukuntu yayoboraga urugamba, ahabaga hakomeye cyane, yakuragayo bamwe akabaganisha ahandi. Ubwo abari Ririma abagarura mu mujyi kugira ngo baze hano za Kicukiro cyangwa Gikondo. Ririma hasigara abasirikare nka 30. Turi aho ngaho turi Rukumberi, tubona abasirikare 30. Ku maradiyo y'umwanzi twumvagiye kubateza batayo imwe n'igice, hari abasirikare 30. Tubareba kuri prison uko babarasa, hagati yacu n'abo basirikare harimo Lake Mugesera. Muri bubone uko wambuka aho hantu, Gashora turarwana, Gako yafunze. Biragusaba ko kugira ngo wongere uze Ririma
urava Ririma uce Kibungo ugaruke uze Kabuga ufate uyu muhanda ujya Kabukubo. Turabikora mu gihe gito, byose ibyo ngibyo birakorwa. Nyakubaha mushyitsi mukuru, rero urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi kuruvuga mu minota 30 ni ikintu gikomeye, ariko icyo nasoreza kuri uru rugamba, genocide yakozwe n'ubuyobozi bwariho, genocide ihagarikwa n'ubuyobozi bwa RPF. Nyuma y'urwo rugamba rero rwo guhagarika genocide, ibyakurikiyeho rero ntabwo byari byoroshye. Duhagaritse genocide, miryango, abavandimwe, inshuti barashize, abana babo bari ku rugamba. Tujye twicara ahangaha dutekereze. Mfite imbunda, mfite amasaso amagije, sanze data na mama n'umuryango wanjye wose mwawumaze, kandi abawishe ndabareba, ariko hakaba ikintu kinzirika amaboko kimbuza kuvuga ngo nanjye reka nihore. Reka iyo abantu bamaze kugira mu buzima bundi bugize baribagirwa. Icyo kintu sinzi impamvu abantu bakibagirwa. Njya numva bamwe hano baba hanze aho bavuga ubusa, avuganaga na Geno Murenzi. Ari umuntu witwa Habyarimana wahoze ayobora, yabayeho minisitiri wa defense. Habyarimana mugenzi we yaramufunze, amushyira muri prison amuhezamo. RPA iramurokora mu barokotse, arahunga aragaruka, ashyirwa muri parlement, ashyirwa mu bintu byose, kugera no ku rwego rwa minisitiri, rwego rukuru rungana rutyo rwa minisitiri wa defense. Uyu munsi ni ujya ku maradiyo akavuga ko RPA yamaze Abahutu. Wowe waje major, RPA kugira lieutenant Kano, ikugira Kano, ikugira brigadier general, ikugira minister wa defense. Ubu se ujya kwica abo ngabo kuki udahera kuri we mwica wo? Mu gitondo umaze guhaga urahaguruka ufata inzira uragenda. Niyo mpamvu bavuga byose bakavuga ubusa nibigira icyo bikora. So urugamba rero rwo guhagarika genocide rwakurikiwe n'ibyo bikomere no kumaneginga abiciwe n'abishe abo bantu bombuka bahuza. Ahandi habaye za genocide zakozwe igihugu kikaza kikica abene gihugu bikindi gihugu, ariko yacu aho ubereye umwihariko n'Abanyarwanda babyutse bica abandi barabamara. Noneho mwibaze umuntu wari mu position yo kugira ngo aba bantu bombi bongere babane. Hari uwiciwe uyu munsi afite imbunda, afite imbaraga kumubwira ngo iyo mbunda akoze ko akazi kayo nakangaka. Hari uwishe nawe wahamutse wumva ko agiye gupfa, kamubwira uti humura nacyuba. Uzi ubwana butoya ababyeyi muri ahangaha, akana kawe gatoya iyo kabonye ikintu kigakanga kirukanga kakujya mu maguru. Abishe birukangaga bakwihisha ahangaha kuba babaga bazi ko bagiye gupfa. Abishe nabo nako abiciwe nawe agaturuka imbere avuga ati uyu ishyano ryo yanyici, ugafata n'uyu nguyu ukareba uko umaneginga abantu bombi kugira ngo babeho. Iyo management RPF yarayikoze imaze imyaka 32. Rose icyo atatubwiye ahangaha nuko mu myaka 32 ibyo yabonye guhereza 73 amaze imyaka 32 ari amateka atabibona. Ibyo rero ndabivugira ko nyuma yo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi hakurikiyeho imbaraga zo kugira ngo ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda bwubakwe kandi ku buryo butajegajega. Hakurikiraho kubaka igihugu cyari cyasenyutse cyavuyeho burundu. Mu gihe cyo kubaka igihugu gitangiye kubakwa, abacengezi babarateye. Murabibuka bagera hano ku Kirenge hano. Minibus ya mbere batwikiye ari ku Kirenge, barayihagaritse ku mangu yihango. Abahutu ni musoke, Abatutsi bashyira mu modoka barayikinga, bashyiraho essence baratwika. Ku Kirenge hano Cyorongi.
iyo ntambara y'abacengezi nayo irarwana nayo irahagarara. Ubwo rero haba urugamba bwo kubaka. Nyakubahwa Minisitiri Mukuru, turabashimira mwese ko muri hano ko mugira uruhare kugira ngo iki gihugu cyacu cyubakwe, ariko ibi ntabwo byikora. Ko turaha abakiri bato mufite ababyeyi abaki bafite, abakuru dufite abana aba bafite. Bivuze iki? Iyo uri mu rugo rwawe uko ugena umuryango wawe kubaho niko uwo muryango ugaragara hanze. Icyo amahirwe rero twagize hano, njye ndabivuga nka wabibayemo mu buzima bwanjye bwose, kuba afande yarayoboye urugamba genocide igahagarikwa, ari uyoboye urugamba, uyu munsi akaba tuyobora. Abanyarwanda nuko twirirwa ahangaha, abantu bakirirwa twirwa dusenga tugasenga, murakirwa kajya kwa runaka, pastor runaka, bishop runaka, ariko Imana mu byo yadukoreye nuko yaduhaye umuyobozi. Duhaye umuyobozi yubaka igihugu, ahasigaye ni ahacu kugira ngo tumufashe iki gihugu cyubakwe. Duhaye umuyobozi kuko gihamya kirahari. Iyo turi muri aya mateka y'urugamba na bagenzi bacu bagenda murenza abangaba, hari ahantu hari position yitwa Kabuga, ahantu mujya mwumva habaye santimetero, aho hantu twumvaga niba hari twarwanye naho hantu twari twarayoboye umuntu watuzengereje watumaze hari ahantu. Ejo bundi genda ari kumwe na Murenzi bazana umuriyeto nuri aho ngaho, ni wari watumaze aho hantu. Abakoroneli muri dufite muri iki gihugu n'abagenerali twese twateranire kuri Kabuga turaswa n'uwo muriyeto. Ariko narebye umugabo n'umugabo ngo warakuze, ndamureba ndeba iki gihugu cyacu, ndavuga nako iki gihugu nta kindi gihugu kimeze nk'iki ngiki. Kubera iki? Ubuyobozi. Kansozi iki kiganiro nyakubahwa Minisitiri Mukuru banyakubahwa muri hano, mvuga ngo hano abo duturanye nabo ibintu mvuga si byo mimba, barabivuga ku manywa. Batera intera hamwe zose, FDLR iri hariya bari kumwe nayo kumugaragaro, na gahunda zabo nuko ariyo bagomba kugarura hano. Ingengabitekerezo bamaze kuyubaka ku buryo buhagije. Ibyo rero bikwiye kugira icyo bitubwira nk'abanyarwanda, kuko iki gihugu kimaze imyaka 32, ntabwo ari imyaka 32 u Rwanda rumaze gusa, rumaze imyaka myinshi, ariko 32 ni imyaka y'amateka kuri twe nk'abanyarwanda. Urahunga, washaka gutaha mu gitondo ugataha, urakosa, washaka gutaha mu gitondo ugataha ugasaba imbabazi ugataha mu gihugu cyawe. Naho ukivuzwa uburenganzira bwe, byaba kwiga n'ibindi. Ibyo bishobotse kubera ubuyobozi bwiza nk'uko twabivuze, bishobotse kubera kugira umuyobozi uduhitiramo. Ejo bundi ari hano yaduhaye message, duhitemo utinya ibihano dutanga ubuzima. Kuno guhitamo kwacu kw'abanyarwanda, niyo mahanga avuga ati turabakumaranyirije tubashyizeho ibihano, twifata amaboko tuvuge turabigira dutya, intera hamwe zize zitwiraremo hano. Abatutsi bishwe mu 1994 iyo bashyirwa muri prison bagakatirwa imyaka 32, ubu uyu munsi bakabaye basohoka muri prison bagasanga imiryango yabo. Ariko wapfuye aba yapfuye. Guhitamo kwacu rero kuri abangaba barimo kubaka ingengabitekerezo, barimo kubaka FDLR, guhitamo kwacu nta kundi nuko twugarira igihugu cyacu neza.
izi ministries ziri aha n'ibindi bigo biri aha, ibyo mushinzwe gukora uko twebwe tubyumva, aho buri muntu ari ni ukurwana urugamba aho ari kandi akarutsinda neza. Urugamba ntabwo ari gufata imbunda gusa ngo tujye ari turase, cyane cyane ministry ya local government, mu baturage aho muri ku nzego guhera hasi. Ejo bundi twagiye i Nyanza kwibuka umwana umwe w'umusore washyinguraga abantu be, hatanga ubuhamya, aravuga ati jewe umuntu wishe mama na papa n'ababyeyi banje n'abavandimwe banje tugiye gushyingura baraha muri isanduka, ati yarafunguwe araza turabana, ndetse niwe atanze ngira ngo nabo bantu aho babashyinguye, ati ubu ngubu ni umuyobozi w'isibo yanjye. Mwumva ibyo bintu ahandi biba ni hehe? Barangiza bakaza bakababeshya, fata abahutu n'udukingirizo. Ariko ibyo bintu ko ari udukingirizo, Kayibanda yarananiwe gufata abatutsi ngo bashyire muri guverinoma y'ababu dukingirizo, kuba bavuga ko ari udukingirizo. Habyarimana byaramunaniye, ndetse tuve no kuri FDLR uyu munsi muzashakiremo n'umwe muri 90 chairman wa RPF yari Kanyarengwe. Officers twafunguye Ruhengeri, Rizinde, Biseruka, Muvuna Nyambo, ranks zatanzwe muri RPA za mbere, ranks zikomeye za mbere uhereye kuri afande zari ranks 10, member of high command. Biseruka yari member of high command wa 9, Muvuna Nyambo yari member of high command wa 10. Nibasanze mu ishyamba, sinigeze mba member wa high command. Iyo ranks sinanayigira n'uyu munsi, irahari irubashywe. So abantu baragiye bakavuga ngo udukingirizo, none FDL ni uko bukingirizo twaribingira, nje muri FDL ingira agakingirizo. Ariko politike ya FDL se babucizo uwo munsi barara bari kuyeho. Ibikorwa ntabwo ari ubukingirizo, ni politike abantu bakora bemera yubaka iki gihugu kandi izagenda isimburana. Nagira ngo rero mu guhina iki kiganiro nongere nsaba abatoya muri hano, abakuru turakuze, ariko iki gihugu abatoya kiri mu maboko yanyu. Mutazicuza mwagitakaje, mwakirekuye kikagenda mugasanga muri icuza. Njyambwira bagenzi banjye, officers bagenzi banjye, uyu munsi nubwo napfa ibingira nagahinda natwari kuzima hangaha, nagenda neza nemye, kuko ubuto bwanjye narabukoresheje, mukoresha icyo ngoma kubukoresha. Ubuto bwa fande aho yatangiye kutuyoborera afite imyaka ngira ngo 20 na uyu munsi kugeza uyu munsi ntacyo yari greta ku buto bwe, yarabukoresheje. None mwebwe batoya, ubuto bwanyu mubukoresheje nabi, igihugu kikabacika, byazagenda bite? Ari urugero njya nkunda gutanga n'umuntu wari umbwiye, ariko ndarukunda cyane, ariko nsorezaho ngo hari umwarimu w'umuhanga n'umunyeshuri w'umuhanga bagora bapinganwa. Umunyeshuri akabona 95, 98, ageze atari uyu mugabo ko yananiye kugira ngo ngeze 100%, reka nanjye uyu munsi mu testing. Aragenda afata kinyugunyugu aragipfumbatiriza, aravuga ati uyu mwarimu ndabizi ko ari umuhanga, ngiye kugitwara mubaze icyo mpfumbatije, namenya ko ari cyo, hari icyo atari bumenye, nambaza ngo ni kizima cyangwa kirapfuye. Nambwira ko gipfuye ndakirekura, noneho mutsindi. Navuga ko ari kizima ndakica kubera ko kiri mu biganza byanjye, nabwo ndamutsinda. Amugera imbere ati mwarimu mpfumbatije iki? Mwarimu aramureba ati ni ikinyugunyugu. Ati ni kizima cyangwa kirapfuye? Ati ubuzima bwacyo buri mu biganza byawe. So ubuzima bw'iki gihugu buri mu biganza byanyu, abato cyane cyane, natwe abakuru birumvikana, ariko abato ubuzima bw'iki gihugu buri mu biganza byanyu. Asante sana.